Muraho neza bakunzi banjye, mumeze mute? Ngiyewe ndaho ndakomeye, ndishimye kuba ngarutse muri bya biganiro byanjye namwe tuziranyeho. Ndishimye cyane, ntago mwabyumva. Ese mumeze muti? Ntago mwabyumva, narimba kumbuye kuri cya kigero mutakumva. Nahoraga mpanga gukora nyine video nkabipanga, mbega umunsi simenye uko ugiye, nkahuga, mbega nkahugira mu tuntu twinshi, simenye uburyo umunsi ugiye. Ariko ndashimira Imana cyane kuba ubu ngubu ndicaye imbere ya kamera, noneho mvuga uti ndi kuganira n'abakunzi banjye. Ese namwe mwari munkumbuye nkuko nanjye nari mbakumbuye? Ntago mwabyumva, nari mbakumbuye kuri cya kigero mutakumva. Hari abanyandikiraga mu gikari bakambwira, ese warekeye kutuganiriza, warekeye, twagize irungu. Nyine nkababwira ati munyihanganire, ndahuze kubera impamvu runaka, hari igihe ubura umwanya. Rero ni iby'igiciro cyane bakunzi banjye. Rero ubu ngubu ntago mbafata nk'abafana, mbafata nk'abakunzi. Muri abakunzi banjye, muri abavandimwe, sinabivuga ngo mubyumve. Ariko narahuze, ku batabizi narahuze, mumbabarire mbanje kubiseguraho. Narahuze ngira ibintu byinshi bimpuza. Hariho nabonye umufiance, guys, ntago mwabyumva. Nabonye umufiance, noneho murabizi yuko najyaga mbahereza ibiganiro bitandukanye. Hari ibyo natangaga by'inkundo, uko wakitwara kugira ngo umenye umuhungu ufite gahunda, uko wakitwara kugira ngo ushakwe. Muri make hari ibiganiro najyaga ntanga byinshi, kuko hari byinshi nagiye ntanga. Nanjye ubwanjye nyine nabaga hari ukuntu uganiriza abantu, ariko nawe uri kugenda wiga. Ni ukuvuga, iyo uvuga ikintu kenshi cyangwa se iyo ikintu kikurimo uranacyubahiriza. Rero habayeho urugendo rwa fiançailles ku bantu bafite abakunzi, barabizi cyane. Iyo ufite umufiance, iyo uri muri fiançailles ya nyayo, nta kintu kiba kiryoshye nkacyo. Ariko nyine hari byaranampugijeho, bituma ntabaganiriza neza. Ariko nanjye ni intambwe nashakaga gutera, nkaba umumama. Ikindi rero, urwo rugendo rwa fiançailles rwavuyeho, hazaho igihe cyo gutegura mariage. Guys, ubu ngubu nsigaye ndi umumama, ntabwo nkiri umukobwa. Nakoze mariage, muri make umutima wanjye uranezerewe. Ni intambwe nateye, rero ndabishimira Imana. Rero ku bakoze mariage barabizi, gupanga ubukwe, kugera ku ntambwe ugakora mariage ikagerwaho, ukabona irarangiye, nabyo bituma uhuga. Ibyo nabyo biri mu mpamvu yatumye ntagaruka kuri kamera cyane. Ikindi, nyuma ya mariage habaho utuntu twinshi dutandukanye ubu utarabohoka neza. Ariko noneho ndashimira Imana aya masaha kuba nicaye
ndi kuganira namwe ni iby'igiciro, narimba kumbe ku kigero mutakumva, narimba kumbe ku kigero mutakumva, ariko ndabashimiye, nishimiye kongera kuganira namwe. Rero mwongere mukore like, mukore mutange comment, mukore subscribe, mukore muri make munshyigikire, musharinge muba mu nshuti zanyu. Nagarutse kandi ku bigendanye na YouTube ndetse n'izindi mbuga, mu buzima habaho gushyigikirana, habaho gufatana ukuboko. Rero mutanshyigikiye nta mbaraga nagira, nabona yuko ibyo ndi gukora cyangwa se ibyo ndimo ntacyo bimaze. Rero mu buzima ni ugushyigikirana, mushyigikire, dufatikanye. Murakoze cyane. Ku bagize ibibazo bitandukanye ndabihanganishije, mwihangane. Kuba ndetse no kubahuye n'ibibanezeza, Imana ikomeze ibane namwe, Imana ishimwe, nibyo kwishimira. Ndabakunda cyane, mukomeze mugubwe neza, mukomeze, Imana ikomeze ibane namwe.